kwerekana ko yes we nizere ko mumeze neza. Inkuru mwayibonye se? Inkuru mwayibonye? Inkuru yagira ngo uwo bita Bruce Melody ngo yamaze guca kuri Meddy, umuhanzi cyamamare Meddy yamaze kumuca ku ba followers. Ngira ngo inkuru mwayibonye hano hasi rwose ngo amurusha aba followers ba Instagram, igikuba cyacitse. Ariko murabizi mwoka byaramwe uko nababwiye ngo ngiye ntushaka kumbeshya, mfite facts mugenzi ukuri ntushaka kumbeshya. Ngira ngo murabizi ko inshuro nyinshi Bruce Melody yagiye afatwa si inshuro imwe se ebyiri se eshatu agura aba followers. Nta muntu utabizi be ko yagiye bagura, ariko birasekeje ku munsi kwihandagaza ukavuga ngo Bruce Melody ngarusha aba followers Meddy man. Byonyine reba njya kuri account YouTube byibonera. Izi account zose zidafite ama profile, zose na fake followers. Zo zifite 0 post 0 followers, 0 post 0 followers, 0 post 0 followers, 0 post 0 followers. Izi zose ni fake account. Izi zose turabizi ko Bruce Melody nta muntu yagatungwe ko ari ikinyamakuru nk'inyarwanda cyandika inkuru nk'ingi. Oya ibyo reka tubireke, tujye dukurikiza facts, sibyo? Reka nze mbibireke. Ndabizi murimo mapushinga ikintu kwerekana ko Bruce Melody this, Bruce Melody that. Tuyoya tujye kuri go hano twandike ngo fake followers check, sibyo? Niko mureke kutubeshya shati watuza amakuru tutiyafite. Fake followers check, sibyo? Dukandi hano simurimo kubireba, kanze mbibireke. Kanda hano wandikemo duhere kuri Meddy, duhere kuri Bruce Melody, duhere kuri Meddy, tubanza tubirebe cyangwa duhere kuri Bruce Melody. Okay, urabibona neza rwose. Urangiza ukandi check engagement rate. Ngira ngo ngiye page yaje hano irakwereka, ireba hano neza fake followers. Please nabwiye ati tugiye kujya dukoresha ubwenge bwacu, mutazatwifatira peti yangu. 17.75% yaba followers bose ba Bruce Melody ni fake followers. Mwabibonye 17.75 ni fake. Katujya kuri Meddy only check 0. Reba neza utagira ngo ari umuntu wo gutuburi. Reba neza 0.0% yaba followers ba Meddy nibo ba fake. Mwabyumva neza 0.0%. Nuvuga ngo nta mupfuwa n'umwe Meddy yigeze agura, mu gihe undi afite 17.7 yaba followers yagiye agura. Reka mbaye n'urundi rugero, reka nitange urugero. Reka twandikemo Dekati Babalao, siko bimeze none turebe. Ubwo mugiye kuvuga ngo technology atubeshye. Reka Dekati Babalao, reba fake followers 0.00%. Nose mugiye kuvuga ngo technology yanga Bruce Melody. Aya ngari mubwire abo technology kiri kuri kose hanze. Ukuri kose hanze. Meddy afite 0.0%, Dekati Babalao afite agahe 0.0%, undi afite 17.7%. Nimujya ngo ndababeshya ranking muyirebe ngo bayita modash.io ni nyinshi zitandukanye. Urumva utagira ngo ni ngiyi yonyine. Ase ubundi reka turebe. Simushaka ngo turebe ukuri none aba followers banyabo Bruce Melody afite uko bangana. Reka tuze tukoreshe calculatrice tukarikire tureba aba followers banyabo Bruce Melody afite uko bangana. So turafata calculatrice twandikemo aba followers afite uyu munsi 1950 abo yagose abo yiyitirira nyine 1958, sibyo? Dukwe na kangahe? Dukwe na percentage 17, ubwo ni 0.17, sibyo? Percentage 17 tujye tubona ko ibihumbi 162. Urimo murabona neza 162. Oya habo ni oya yari 17.75. So reka dukube na 0.177 umbishana mu 39 byaba followers ba Bruce Melody bose ni fake. Muzo njibani mujye kwandika rero shaho mujye mumenya abo mwandika bari bo abo mubwira bari bo. Urumva mureke kwifatira abantu ngo Bruce Melody ngagiye guca kuri Meddy kuri followers. Umuntu wafashwe inshuro zirenga simwe se ebyiri se eshatu. Come on guys, come on. Mujye mumenya ko abantu mwandikiraho bazi ubwenge. Yafashwe inshuro nyinshi zitandukanye agura aba followers. Ni ibintu bigaragara turi gaba sigaba kuri account ye. Nimujye ndababeshye rwose mugire mukurikire bwikande urebe turi gaba. So aba followers rero bajyaho ba Bruce Melody nibyo kubereka umubare wa nyawo Bruce Melody afite
umubare wa nyabo ndere nguyu rwose turafata tumaze kubona ko iyo hafi 139 byose ari fake followers turafata byo 258 dukuremo kangahe dukuremo 139 gutyo byose bite biba so aba followers ba nyabo Bruce Melody afite 790 cyangwa 89 abandi bose ni fake yes we nizere ko mumeze